Are you still virgin? Who? Me? So ya Me virgin? Yeah, you virgin. Mama wanjye se yakubwiye ko aroga. Ujye ku myaka yanjye. Never. 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 How can I be? That's an insult. Ugomba kunsaba imbabazi. I'm sorry. Yes. You're forgiven. Reka miranga kuri inkuru yo mu Rwanda nanone ivuga ku muhanzi Aline Sano wari wirabyivu wifatiye ku gahanga Miss Muyango wari umubajije niba kiri isugi agahita amubwira ati urantutse cyane rwose nsaba imbabazi naho ubundi bitabaye ibyo ntago rirema. Aline Sano rero umuhanzikazi ukomeye cyane yararabyivu Muyango wamubajije niba kiri isugi aramubwira ati amubwira kamututse ndetse kakwiye kumusaba imbabazi undi nawe arazimusaba amahoro abona guhinda. Ikiganiro bari barimo kibona gukomeza. Ibi byabereye mu kiganiro cyitwa Who is my date? Ikiganiro kimaze kwigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda gikorwa n'uyu Miss Uwase Muyango. Ikiganiro akunze gukora yakira ibyamamare bakaganira ku ngingo zitandukanye zaba ibijyanye n'akazi bakora ndetse n'iby'ubuzima busanzwe. Muri iki kiganiro rero Miss Muyango niho yabajije Aline Sano ati uracyari isugi? Undi nawe rero yahise musubiza ati inde njye ndi isugi? Mama wanjye se yakubwiye karoga? Njyewe ku myaka yanjye ati ntibibaho rwose. Ati ni gute naba nkiri isugi kuri imyaka yanjye? Ati ntago bishoboka. Ati ahubwo uranutse ntabwo ukwiye kunsaba imbabazi. Kurundi ruhande rero ni ikiganiro Aline Sano yabarijwe ibibazo bitandukanye byiganjemo iby'amatsiko yewe ari naho yageraga bikamugora kubisubiza ariko bijyanye n'uko ikiganiro kimeze akihangana nyine akabisubiza. Aline Sano mwibutse ko iyi video iri gusakara cyane, iri gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari kuyihererekanya bumiwe bavuga bati umukobwa waza ari muri korali ni ibiko kasigakora asigaye ari proud yo kuba yarasambanye, yo kuba sambana, yo kuba atari isugi, yo kuba kugeza naho rwose kuba yaba kiri isugi yumva byaba ari igisebo gikomeye cyane kugeza ubwo yari yishe umuntu. Ariko wenda nuko hano ikinyamakuru nacyo cyashyizemo ibintu byo gukabya. Umunyamakuru Emmy Nsengiyumva Emmy Ikinege nawe hano yashyizemo akantu ko gukabya no gutwika ngo yaramurabyivu. Ubyumvishe ushobora kugira ngo yahise arakara cyane, wenda baraserera bavugana nabi aramutonganya, ariko ntago ari muri ubwo buryo kubera yuko byari nka joke yamubajije kuri ya nyine yamubaza ati njyewe ndi isugi nsaba imbabazi biki nibikiranutse. Ntago yabivugaga arakaye ahubwo byari joke bisekera nyine. Muyango nawe ahita azimusaba, ariko nyine abantu benshi bakibajijeho baravuga bati ni gute rwose umuntu nkawe Aline Sano twemera, ni gute waba warahoze uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi ukaba ugeze ku rwego rwaho bakubwira kuri bakwaza kuri isugi ukarakara ukabihakana rwose ukavuga ko iwanyu bataroga? Ni ikigero gihagije cyo kuba proud yo kuba utari isugi. Kandi ntago nyine abantu benshi bari kubivuga urumwe, ariko abandi nabo bati ese bitwaye iki, why not? Ubundi se yabeshye, ubundi yangana kuri nyine akiri isugi. Abandi bati ubundi se gishya kirimo ni ikihe, ubundi ninde ubwo wisugi muri mwe mwese muri kumutera amabuye. Havuzwe byinshi. Irutsiro polisi yatangiye iperereza ku mupolisi warashe abantu babiri hanyuma nawe agahita yirasa agapfa. Uti byagenze gute rero kugira ngo uyu mupolisi ageraho akora aya mahano nawe ahite yiyambura ubuzima? Polisi y'igihugu n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB batangiye iperereza ku kibazo cy'umupolisi wakoreraga akazi ke mu karere ka Rutsiro warashe abaturage babiri bagakomereka nawe agahita yirasa agapfa. Ibi byabaye mu ijoro rishyira kuri wa 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Boneza mu kagari ka Bushaka ho mu mudugudu wa Bikono. Uyu mupolisi waruni mu kazi ngo yarashe umukozi w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano DASO, ubwo yarashe umudaso umwe ndetse n'umuturage umwe usanzwe. Hanyuma amaze kubarasa nawe ahita yirasa arapfa.
Bivugwa ko mbere yuko arasaba abaturage cyangwa se abo bantu babiri, abari bari aho babonye ko ngo babonye basa nkaho babanje guterana amagambo, basa nkaho bafite ibintu batari kumvikanaho. Ubwo mu yandi magambo babanje gutongana, baraserera niba ariko nabivuga. Hanyuma wenda birashoboka ko umupolisi yahise agira umujinya agahita abarasa bose, yamara wenda kubona ibyo akoze nawe agahita yirasa. Gusa ikiza gihari wenda nuko uwo mudaso n'uwo muturage wundi yarashe bo batapfuye, gusa nyine we yahise yirasa yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba bwana SP Sylvestre Twaje Amahoro yahamije ikinyamakuru Igihe nkesha inkuru ko ibi byabaye kaya makuru ari impamo koko. Yagize ati nibyo koko umupolisi yarasha abantu babiri barakomereka, umuturage umwe n'umudaso, hanyuma nawe arirasa arapfa. Akomeza agira ati iperereza ku cyabimuteye ryahise ritangira. Yakomeje avuga ko abakomeretse bajyanywe mu bitaro bya kaminuza bya CHUK bajya kwitabwaho, naho umurambo w'umupolisi ujyanwa mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, ubwo ni Rwanda Forensic Institute. Nuko nguko rero byarangiye, nuko nguko inkuru y'uyu mupolisi yarangiye. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, urumva yuko ntago ari ibintu bikwiye habe na gatoya. Umupolisi ashinzwe umutekano, ashinzwe kurinda umutekano w'umuturage, ntago ari ukwiye kuza kuwuhungabanya no kuwica. Ariko buriya iperereza nanone nicyo rimaze, riraza gukorwa, barebe icyabiteye, barebe wenda impamvu yaba yamuteye kubarasa, kubera yuko ni icyemezo gikomeye cyane kurasa abantu nk'abo, kurasa abaturage. Hanyuma wowe gikomeye kurushaho ubona ko kirimo n'ikibazo gikomeye, ni ukuba yabarashe nawe agahita yirasa. Aho ngaho byanze bikunze wumva ko harimo ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero inzego z'iperereza reka tuziharira akazi kazo, zigakore neza. Hanyuma tukiri mu makuru atari meza cyane, nako nta nubwo ari meza habe na gatoya, ahubwo tujye muri Tunisia. Amagorofa abiri yahirimye ahitana abantu batari bake, abantu benshi barapfa mu by'ukuri. Amakuru rero aravuga ko nibura abantu 19 bapfuye, abandi 16 bagakomereka mu gitondo cyo kuri wa gatatu, nyuma y'uko inyubako ebyiri zihirimye muri Fez, umwe mu miji ya kera cyane muri Maroc, muri Tunisia nk'uko ibitangazamakuru bya leta byabitangaje. Bivuga ko rero ibice bimwe byagaragazaga ibimenyetso byo kutitabwaho mu gihe runaka. Ibiro ntaramakuru by'igihugu byavuze ko abayobozi b'inzego z'ibanze muri prefegitura ya Fez batangaje ko inyubako ebyiri zegeranye z'amagorofa 4 zahirimye nijoro. Bivuga ko bakimara kumenyeshwa ibyabaye, abayobozi b'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano ndetse n'inzego zishinzwe kurengera abaturage bihutiye kugera aho ngaho, bahise batangira ibikorwa byo gushakisha no gutabara. Fez yahoze ari umurwa mukuru mu kinyejana cya 8, ikaba n'umujyi wa gatatu utuwe cyane muri iki gihugu. Yabaye imyigaragambyo mu mezi abiri ashize yamagana guverinoma kubera imibereho mibi ndetse na serivisi mbi za leta. Urubuga rw'amakuru rwa leta rwitwa SNRT rwagize ruti ibyabaye byerekana ko inyubako zombi zasenyutse zari zimaze igihe zigaragaza ibimenyetso byo gusaduka, ndetse ko nta ngamba zifatika zo gukumira zafashwe. Leta ziyo ntiyashoboye kugenzura mu bwisanzure amakuru y'ibyangijwe n'ibiro ntaramakuru n'ibyatangajwe n'ibyo biro ntaramakuru, kandi Minisiteri y'Umutekano mu gihugu ntiyahise isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro. Ni inkuru mbi cyane rwose ku Banyatunisia. Ubwo
dukomeze tubihanganishe cyane. Ariko nyabuneka abayobozi ababishinzwe muri rusange abashinzwe gukurikirana inyubako nk'izo ziba zishaje by'umwihariko nk'izo z'amateka za kera cyane, baba bagomba kwita kuri buri kantu kose kagaragaje impungenge. Niba inzu itangiye gusatagurika ikamanyagurika igasambuka mubibona, ukabona itangiye kwiyasa, ubibona ko ari inzu igeretse, byanze bikunze hasi, niba igice cyo hasi kigeretseho izindi floor cyangwa se izindi etage 3, byanze bikunze iyo ziraremerewe. Wenda sinzi abahanga mu myubakire uko babigenza, ariko byanze bikunze iyo hejuru niramuka igize ikibazo ikangirika cyangwa se ikaba yashwanyuka, n'izo hasi zirabigenderamo nazo zirangirika. So rero niba ubonye inyubako itangiye kwiyasa, itangiye kugira bigakubitiraho ko ari n'iza kera nyine ziba zinashaje n'ibikoresho bizubatse bishaje, why not mutasana hakiri kare ngo mwirinde ibi byago byo kuba hapfa abantu bangana gutya. Mu by'ukuri rero twavuga ko habayemo uburangare, ndetse n'ababibonye bose batangaje ko rwose habayemo uburangare bukomeye cyane ku bari bashinzwe izi nyubako. Ntago bazitayeho ngo barebe ko ziri kwangirika batangire bazisane hakiri kare. Rero ubwo reka twihanganishe Abanyatunisia bose muri rusange, ababuze ababo mwese mwihangane cyane. Ubwo rero abantu bo umubare ntago kugeza ubu ni 19 bavugwa bapfuye, abandi 16 bagakomereka, ariko ni imibare ishobora kuba yagiye yiyongera kubera yuko uburyo bwo kubara no kugenzura abapfuye n'abakomeretse bwo bwari butaraba ubwanyabwo, bari bakigerageza nyine gukora ubutabazi ngo barebe. Urumva rero byanze bikunze hari abandi biyongereyeho tutari twatangarizwa kugeza ubu ngubu. Reka rero nanjye nsoreza ngaha amakuru yacu y'aka kanya. Wakoze cyane kudukurikira.